Yo bakeneye kumenya imitoreze yabo imeze gute, ese baratandukana n'umutoza, ese arahaguma, byifashe gute? Ejo twagiye tubabwira yuko hateganyijwe inama ikomeye cyane igomba gufatirwamo icyemezo niba umutoza wa Rayon Sport afahana. Daware yaravuga ngo uyu mutoza tugomba kumusezerera tukamwishyura akigendera, ntacyo tuvugana nawe nagende. Prosper Kamuga yatoya president ati umutoza siwe kibazo, ikibazo n'abakinnyi batari ku rwego badashoboye. Tade akagaruka Kamuga yatako vice president Prosper, abo bakinnyi uvuga badashoboye abenshi si abakinnyi yizfatiye ubwo yaturangiye, siwe wemeje kuyata adace muri test, siwe wemeje ntarindwa adace muri test, siwe wemeje agenda amuhutonde. Atese niba ari we wiguriye abakinnyi akabazana kanga abandi bari ngo bakaramoko n'abandi banyuze muri teste, ati ninde ugomba kubazwa umusaruro muke wabo ko ari we wabiguriye, atagomba gusezererwa. Ikindi aravuga ati abakinnyi ntibakimushaka, abakinnyi bose ntibatuganira ntibamukunda, imikinire ye bavuga yuko badatorwa ikipe itagenda. Atese urashaka yuko tumugumana gute niba bisaba kumwishyura miliyoni 15 zingana n'amezi 3 ye y'umushahara, kuki tutayamuha akajyana n'umwungiriza we bakagenda? Gacinya sinabashe kumenya uruhande ariho, ariko iyi nama iteganyijwe uyu munsi iraza kuba irimo icyo bitavuta ni kuvute, kuko avuga ko Prosper nk'umuntu wazanye afahame ya Rotfi avuga ati biri no mu nshingano zanye nka vice president ushinzwe technique kuba nafata icyemezo ku mutoza niba haguma cyangwa agenda. Prosper ngo yiteguye kuba ari kuri defensive, avuga ati ya mutoza si ikibazo tumuhandi mahirwe guhindagura si byo byubaka. Ati n'abandi bagiye abantu babatuka bavuga ko ntacyo bashoboye, ati reka tumuhigiye match 5 nago zidefinisa ubushobozi cyangwa ubuswa bw'umutoza. Undi president nawe Tade ati nkurikije ibyo numva nabakinnyi nawe ngari kuri defense ravaro ati miliyoni 15 tuzimuhe agende. Gacinya ube hagati y'aba bavandimwe uganire igipfura gitore, wumva ibitekerezo nawe ubafashe kuhugiraho bahuriza, ubundi ngicyo ndibuze gukora. Bwa butasi bwawe nubuhe? Investigation, surveillance and reconnaissance. Ndabwohereza mu cyuma muri bo murimo byanze bikunze ejo nzabanzi nuko ibintu namubwiye nti nje uko mbibona rage yararenga biriye kuri rage ntago twemeranyije. Twikomereze naho nyine katwikomereze kuri rage rero tuhavuye yavuze ngo ikiza imiryango ntifunze no mu bihe biri imbere nakomeza kwitwara neza. Hari qualifiers za AFCON twazamuhamaga birarenga, uriya mwana ashobora kuba ashoboye ariko n'abadashobotse. Ati ntiwaza muri duty za national team ngo yango yamaze gupanga vacances. Mu yandi magambo ahaho nemeranyije nawe pe, kandi si uwambere no kugatorosteni nabigana Torosteni turi Nigeria arashoboye ariko ntashobotse rwose. Ubwa Torosteni arambwira ngo umukinnyi ushaka kuza akagera muri business class, abandi batagera muri business class, umukinnyi ushaka kuza akarara wenyine muri cyumba cyanjye kiri singo, urumva umukinnyi ushaka kuza akavuga ngo niba abandi muha 1000 ngiye mu aya naya, umukinnyi ushaka aroburija bya hatari. Aho ati rero umuntu yaba ari Messi wabumuretse cyo nicyo turacyemera rwose. Aho rero Axel kibivuga cyo navuze nti nyereka igihamya cyuko mwamuhamagaye. Umuntu wamuhamagaye Sami vacances zigitangira ntago ari muri midi nuza ntago ibiruko bya birimo hagati nibwo se zikirangira ngo ino dukine icyumweru uhita ujya muri zo vacances amezi 2. Erega mwebwe mubona igihe bahamagarira ariko abakinnyi babonye korap mbere y'abantu. Sahabo na Yoruke tuveyo uwo nguwo nahise muga ni rwose aho ndemeranya nawe. Tujye kuri Samuel Gurete yambwa ati gwere hagati nko mo hagati neza, ni hagati yo hagati na hari abarengurira umupira iyo urenze, ni nko kubamo hagati yaho ngaho no twita muri half space. Ubwo byangora cyetse ndushangije ikibuga kandi umwanya ni muto, wumve ko atabari hagati neza nk'umuntu ukinamo hagati kandi numve ko abashaka kwaheza uruhande nk'umuwinga, kuko abavuga ati umukinnyi wo kuri kabiri nazamuka aze kuza kubona umwanya wamusigiyemo wo guca amazamuka ari uheza uruhande, ariko wowe ubemo hagati kugira ngo dufunge mediane yacu bikomeye. Yifuzaga kugira nk'icyo bita mediane y'icyo twita Losange.
niko tubyita muri Mwashi. noza za coaching aho uba ufite nimero 6 ukagira umukinnyi usa n'uri gukina iburyo kuri 7 ariko asa n'ukiniramo hagati n'uri gukina kuri 11 ariko asa n'uwegereyemo hagati n'uri gukina 10 ari imbere yabo mo gatoya ateganye na nimero 6 ariko barimo hagati. Real Madrid ya Toni Kroos Real Madrid ya Toni Kroos kuri pesi barafina namushaka imbere cyane no kuri rutahizamu mfite arabari imbere nimero 6 abaringane na nimero 10 Real Madrid ya Toni Kroos yari bagaringane na Jude Bellingham Fede Valverde na Chouameni bari ku mpande gute umwashi barawuzi ni kare ibihengamye ubundi niko twabitaga mu Kinyarwanda ngo ni kare ihengetse bwana Rigani none se Samuel Gurete nyine ubwo banzuye ko akabazo kararangiye umva icyabaye kutumvikana si imikinishirize ibyo bamukinishaga birangiye hari icyo umutoza akora koko ibyo bambwiye numvishe bituzuye nkora icyo bita contre verification nk'umunyamakuru ko sinashakaga gufata ngo mirenda kanje wagiye wambaye impu ebyiri ndaganira nk'umuntu ariko ndanabaza icyabaye 100% kuko abantu bashaka kubwira ibintu babikubwira ibyo mu ruhande rwabo nawe icyabaye ni iki uyu musore ngo match irangiye umutoza kamemu abahereza icyo bita comments uko yabonye match aravuga ati mu by'ukuri ntabwo wagize match nziza ibyo twumvikanye si ibyo wakinnye donc hari aho wagiye ukora amakosa yajya duteza ibibazo ariko Adel aravuga ngo ariko nta kibazo komeza ukore dufite match ya Lesotho n'ubundi tuzagukoresha ntiyamubwiye ngo uzabanzamo yaravuze tuzagukoresha kuko njye nakoze contre verification muri equipe nationale ndani nabaje ngo niki yamubwiye match irangiye kuko icyo nicyo gifite agaciro ko kugena ikizamuri Lesotho ati yaramubwiye ngo tuzagukoresha ni nka promesse nko kumwe ati okay match ntiyagenze neza ariko uzagira umwanya kuyindi fine Adele yaje kugira akantu ka flu ka grippe marabyibuka icyo gihe anavugiraga nko mu mazuru ntabwo yigeze akora press conference nibwo yoherezaga yego yanga kujya guhura n'abakinnyi kugira ngo atabanduza ako kantu ka grippe yari afite arangije abwira Eric ati genda uvugane na Gareth umubwire ko atari bubanzemo unamusobanurira impamvu y'icyo dushaka muri iriya match ko dushaka umuntu wadufasha kugumana umupira therefore saha barabanzamo match ya Lesotho mu kubibwira rero umusore witwa Samuel Gareth muri butangire uraburi kuri bench harakina saha ariko umusobanurira impamvu Eric amaze kubimubwira ngo aramubwiye ngo coach ngo ntabwo muri aba professional ntabwo muri abanyamwuga iryo jambo ntabwo muri abanyamwuga Gwelete kurivuga abakinnyi bambwiye ko aryemera ko yarivuze ariko icyamuteye kurivuga ubwo nicyo ngira ngo musesengure mufata w'icyemezo mwe nkambi nicyo kintu cyanarize coach yari yakoze nyuma ya match ya Nigeria amubwira ngo ntiwagize match nziza ariko tuzagukoresha kuri Lesotho abo rero bakavuga ngo gukoreshwa ntibivuze gutegeka kubanzamo nanjye aho ngaho niko mbyumva ariko nshobora no kuguha iminota 30 ya nyuma so kubanza mu kibuga nshobora no kuguha 15 nshobora no kumubwira ngo kina half time nkakuzana mu gice cya kabiri oya ariko se utanasimbuye kuri Fedo match ntusimbure byo hari ikibazo kuvuga ngo tuzagukoresha no kwivumbura no kwigumura nko mu mugenzi wundi twavugaga ruguru undi we yahuye na kese nyinshi nka saha we yajyanye ibibazo n'abantu batandukanye ntabwo ari Adele gusa nabo usibye n'abatoza saha naga ari inkuru katubyibuka ibintu byinshi begizije ibintu byinshi aho umuntu abona bisaba no kumufata mama kugira ngo inama nagira saha ati rero ntabwo ufite umwanya wa special treatment bakina ahantu heza bahembwa neza bazigondere ka private jet Adele arakubwira ngo mwawusi ngo nanjye ngo ngenda ngo mu ndege bisanzwe nk'abandi papa ngo nanjye ngo ngenda niciye mu myanya isanzwe ngo uayo aravuga ati reba 7 mfite reba abantu natoje amakipe najyanye mu gikombe cya Afrika amaze gutoza mu bihugu 18 yatwaye ibihugu bitatu mu gikombe cya Afrika ubuherukane watwaye Tanzania mu gikombe cya Afrika ati bare abana ati Botswana y'abaroko mu gikombe cya Afrika ngo mwebwe nuko mutagize yakinye muri JS kabiri mwe ariko yatwaraga ama Champions League yarambwiye ati nasenya nka kumwe ninde bigeze kuvuga ngo iyi Roma nayisenya nkarara nubatsindi ni Kaiser amaze kwimira nyinshi Kaiser yaravuze ati rero nasenye ati Burundi nge nafashe ba Shasiri mfata ba Piero mfata ba Saido mfata abakinnyi ari abana ari impinja b'imyaka 16 hano uno muri Kiyovu ninde
Cedric Amisi ati bagifite mu myaka 10 nande introduce nkuramo abasaza ati mfata abana bitwa bangama niba yakavuze ati mwebwe aba barabakanga kubera ko ari uwo mufite ati ngewe naterura azero nkafata abana nkashyiramo kandi nkanajyana equipe nationale arambye ati ntabwo azakina ati mfite axe yanjye keretse igize ibibazo ati mfite manzi mfite na Ange ati simubeshye muri 11 nibo bazabanza Dirani cyangwa Jariri ni Jariri nganje ufite utudrede umuntu kwa yambaye ingofero yafunguye hano nyuma gutya urakoze cyane arambwa atari ko abantu bose bamwemera muri national abakinnyi bamwemera ko ratusha afite uzicyo yambwiraga Axel yarambwa ati he's the future Samir bivuze ngo is the future na hazaza no umukinnyi wa hazaza ati none se nintamuzana ngo arebe iyo hoteli ahumuwe ko muka arebe uko bambara umwenda wa national aboneka abatoza atari ibisimba musuhuze muganirize atsindwe dutsindwa birebe uko tuganira muri national yumva iyo rangaje ati niyo mpamvu nk'ubu ntamugaruye hati nkongera nkashyiramo niba atamugaruye ni Dylan Mayesu ukina muri potential yo muri example umwe muremure cyane w'inzobe niwe yahuzaga na Nuza na Alex ambwira uko kuntu nyine yajya ni Dylan muremure cyane w'inzobe arambwira ati rero nzagenda mbahereza umwanya abana benshi bagende basimburana bajye babona ko rap muri national bataje gukina so nibyo rero uwo ni Clem nawe ni ugukora umuryango ntiwafunzwe yego abona abakinnyi rero twadufiteho dute nyine twibaza kuki batahamagawe nabo ariko na equipe nationale izagarura ikintu cy'umuco wo guhamagara abantu bakabaza ibibazo nk'ibi ngibi bagakwiriye kuba twarabibajije bagihamagara equipe irahamagara uzacunge n'amakipe y'Iburayi akora press conference bagahamagara nationale no apana izingizi z'officiel press conference kuri selection yahamagaye yakora urahamagara munakabaza bikarangira ubu ngubu ntago RV ya match twakwiye kuba tuganira utaraje oya yanagutero twatse akavuga ati ntago bihuye ariko twihuta cyane tuzakubwira n'abantu kuri rero gatoya iminota mike ariko nyuma yo kukubwira aba bakinnyi